tugende turira tubibira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda nidutunda imiba tuzanezerwa. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese ku migabane itandukanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe ku migabane itandukanye, kandi ubuntu bwinshi bw'Imana bubabeho mu izina rya Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanje wo kongera kubana namwe. Hari hashize igihe kirekire, ndashima ko Imana yashimye ko tubana muri uyu munsi. Umubwiriza yaranditse avuga ngo igihe n'igihe cyacyo. Rero ndashima Imana ko yashimye ko tubana muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo. Mbere yuko twusoma ijambo ry'Imana, reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana yera, Mana ikiranuka muri byose, Mana itabasha kubesha, kandi Mana isohoza amasezerano. Byiringiro byanjye, mahoro yanjye, gakiza kanje, munezero wanje, niwo mugisha mfite. Mwami ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kuko uri Imana iturinda, ukaturinda amajya n'amaza, ukaturinda umujinya wa Satani. Nushimye yuko wandinze, nushimye yuko wangiriye neza, nushimye yuko wanyongera imyaka yo kubaho. Mana nguhaye icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza wangoreye. Ndagushimye kubwa mwene data undeze amatwi. Ndabigushimye kuko Mwami wamurinze, nawe wamuhaye kuramuka, wamuhaye kwirwa amahoro. Nushimye data mwiza. Uwari urwaye waramukishije, ndabigushimiye. Uwari uremerewe n'ibibazo by'isi waramuruhuye, umuha amahoro yo mu mutima. Nushimye Mwami Yesu, ndagushimye gukomeje kurinda bene data, abonzi n'abo ndazi, abandeze amatwi ukomeje kubagirira neza. Mwami nushimye, nuhabwa icyubahiro, kandi ngweretse undeze amatwi y'abagwaye, umukize mu izina rya Yesu. Wari ubuze ibyiringiro, umukomeze mu izina rya Yesu. Wari ufite Mwami gushidikanya kubw'imbaraga zawe n'imirimo yawe, umugirire imbabazi kandi umurengere mu izina rya Yesu. Ndasenze Mwami, uyu mutima ukomeretse, uyu mutima unambutse, uyu mutima ucitse indege, uyu mutima udafite ibyiringiro, uwugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ngo maze Yesu ngabonye ubwinshi bw'abantu, ngarabareba abagirira imbabazi, arabakiza. Bamwe abakiriza abana, abandi akiza abafite ibibembe, abafite ubumuga arabakiza. Yesu abagirira imbabazi. Uwiteka wera wa Isiraheli, ndakwinginze ugire bene data imbabazi, abandeze amatwi ubagirire imbabazi, abafite ibibazo batabasha kwikuramo ubagirire neza. Wakuwe Meshake na Saduraka na Benedego, Mwami mu muriro w'itanura, wagira neza mwene data. Wowe wakuye Daniyeli mu rwobo rw'indare avamo ari muzima, mwene data wamugira neza. Ufite ikibazo kimuremereye, umukize mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushime Mwami Yesu ko utugiriye neza, kugire neza mwene data. Nyemere Mwami umutima we uweze, umutima we uwuboneze, umutima we uwugira ubuturo bwera, umutima we uwugira ibyicaro byawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso ya Yesu Kristo atweza tuboneze mu izina ryawe Yesu. Mwami Mana, Mana ishobora byose, ndasengeye umutima wanjye, ndasengeye umutima wa mwene data. Ijambo Mwami ugiye kutubwira ndaba ari nge, aho kumwuka wawe weraganze. Mwami ijambo ryawe ridukize, kandi ijambo ryawe rituneshereze ibyatunaniye kunesha, ritubashije tubineshe mu izina rya Yesu. Kandi ijambo ryawe rikiza imitima yacu mu izina rya Yesu. Reka imitima yacu ibe ubuturo bwera bushimwa nawe, ube muri twe, uture muri twe, ugendere muri twe iminsi yacu yose mu gihe tukiri mu isi, kugeza igihe Mwami Yesu azaza kutujyana mu bwami bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze nizeye, amen, amen. Imana yacu ishimye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kugarukira Imana niwo mugisha wawe.
kugarukira Imana niyo mugisha wanje, kugarukira Imana niyo mahoro yanje, kugarukira Imana ni byiza. Imana ishimye. Reka twifashishe umuririmbyi w'127 aravuga ngo mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimbamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Amena. Wowe wari usubiye inyuma ongera ugaruke wezwe n'amaraso ya Kristo. Imana ishimye. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ndunganye. Dore uko nje nihebye, ibyaha n'ibyinshi byose ndabikuzaniye, naho ubingureho. Nditabye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ndunganye. Kandi uramba umutima wuzuye urukundo, wuzuye kwizera nako n'amahoro menshi. Nditabye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ndunganye. Kandi uzajya umfashisha imbabazi nyinshi, ibyo wansezeranije uzabisohoza. Nditabye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye Yesu anyoza ndunganye. Shimwa amaraso yawe anguraho ibyaha, bimbaza imbaraga zawe zindege ngende. Nditabye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ndunganye, amaraso wavuye anyoza ndunganye. Amena, amen. Imana ishimye, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu muririmbyi yavuze ngo nditabye Yesu ndaje mukiza, ndaje mukiza.
nawe umwami Yesu araguhamagara, ngwino itaba iryo jwi rya Yesu, ngo amaraso avuye anyoze andunganye. Imana ishimwe. Reka twinjire mu cyigisho tubivuganira ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yona. Yona twese turamuzi, ese kari umuntu waranzwe n'agasuzuguro, ariko so ngiye kuvaho abenshi tuzi inkuru za Yona. Kuri iki cyigisho tugarukira Imana, niba twari twarasubiye inyuma tugarukira Imana, niba tutari murongo w'Imana tujye mu murongo w'Imana, niba tutari muri rya rembo rifunganye Uwiteka yaduhamagara tujye mu irembo rifunganye, kuko ngo iryo rembo rifunganye ngo abagenzi bari kurinyuramo nibo bake, none rya rembo rigari ngo abarinyuramo nibo benshi, kandi iryo rembo rigari ngo rijyana abantu hehe? Kurimbuka. Ariko iryo rembo rifunganye ngo niryo rijyana abantu mu ijuru. Iryo rembo rifunganye ni nguko wavuga ngo umuryango, no kuvuga kaburimbo. Umuryango ntabwo wakata cyangwa se watema igiti kinini ngo urakinjiza mu muryango gifite amashami, oya. Ya mashami na ya mababi yabyo uramanza wabikokora cyangwa se kubikata ukabitema, igiti kikinjira nyine ari igiti cyonyine. Ayo mababi, ayo mashami nayageranya ese ubwibone, kwirata, ubusambanyi, gusinda, gutukana, kuroga, kwangana, bya byaha twese tuzi byinshi. Umuntu utagenda mu mugambi w'Imana. Rero icyo giti, ayo mababi nayagereranya nguko maze nyine kubabwira n'umuntu utari mu nzira y'Imana. Rero icyo giti gifite ayo mababi n'ayo mashami, muri kaburimbo wagikurana pe, wajya aho ushaka, kikagenda iburyo n'ibumoso, ariko ugiye kukinjiza mu muryango ntabwo cyakwigwamo. Amashami yakorometsa wa muryango cyangwa se iki, ukangiriza urugi. Aho kugira ngo kinjiremo neza uramanza ukagitema. Ndabahamagariza rero kongera guhindukira, tukagarukira Imana, tugakora ibyo Imana ishaka, tugakora ibyo Uwiteka atwifuzaho. Rero uyu muhanuzi Yona, Uwiteka yaramuhamagaye ngo nagende abure ubwoko bw'Ineneve, kuko ngo ibyaha byabo byari bimaze kuzamuka kugera ku Uwiteka. Hari igihe umuntu akora ibyaha bikanuka bikazamuka imbere y'Imana, Imana irarakara, nibyo koko, kandi Imana yuzuye imbabazi. Igihe rero cyarageze Imana iravuga ati, Yona genda uburire ubwoko bwanjye, kugira ngo ndamuka mbarimbuye bamenye impamvu mbarimbuye. Ntabwo Imana izapfa kwica umuntu itamubwiye impamvu, ntabwo Imana izapfa kurimbura umudugudu runaka. Imana ibanza yaburira umuntu. Iyo umuntu atumvise nyine Uwiteka agira ute? Akora ibyo akamurimbura, cyangwa se uwo mudugudu Uwiteka akawurimbura. Muribuka Sodomu na Gomora, Uwiteka yari yarahaburiye. Uwiteka yari yaravuze, ariko abantu bashira ibiti mu matwi banga kumva ijambo ry'Uwiteka. Rero ijambo ry'Uwiteka ngo ryaje kuri Yona mwene Amitayiri, riramubwira ngo nahaguruke ajye Ineneve aburire uwo mugwa munini, kuko ibyaha byabo byageze imbere y'Uwiteka. Rero natwe reka twongere twisuzume, wirebe niba uri gukora ibinejeje Imana, wirebe niba uri kugenda uko Imana ishaka, wirebe, usuzume ururimi rwawe, usuzume amaso yawe, usuzume ingingo zawe zose. Ese amaso yawe yari kureba ibinejeje Imana? Amatwi yawe se yari kumva ibihesheje Imana icyubahiro? Umunwa wawe se cyangwa se ururimi uri kuvuga ibyo kubaka abandi cyangwa uri kuvuga ibyo gusenya abandi? Imana idufashe itugire neza. Turasoma Yona ibice 3 umurongo wa 10. Haragira ati, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye, ndiyabibateza. Amen. Ubwoko bw'Ineneve bwakoze ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Bagiye mu nzira idahimbaza Imana, bagiye mu nzira itanejeje Imana, bigera aho bakora ibyaha ngo birazamuka bigera imbere y'Imana. Imana ngihera ko ituma uyu mugaragu wayo Yona, kuko ubwoko bw'Imana iteka babaga bateye Imana umugongo bakiremera ibindi bigirwamana, kandi Imana ikavuga ngo muzabe ukwanyu, muture ukwanyu, mu bantu ukwanyu.
Imana yabwiraga iteka abisiraheli kudashaka mu bandi banyamahanga, abakobwa babo bazajya kurongorwa n'abanyekanani cyangwa se n'ibindi bihugu baturanye nabo, abasore babo bazajya kurongora nabo abandi bo muri bo bazaba ubwoko butuye ukwabo bwihariye, ubwoko bwubaha Uwiteka. Ariko ab'Nineve baragiye barasayisha, bakora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka, biremera ibishushanyo, bavuga uko bashaka, bagenda uko bashaka, bambara uko bashaka, basokoza uko bashaka, bakora ibitanejeje Uwiteka. Imana itugirire neza. Reka tugarukire Imana, reka ugarukire Imana, nanjye ngarukire Imana, tujye mu nzira Imana ishimwe, twinjiye mu iryo rembo rifunganye, kuko iryo rembo rifunganye nta mwibona uzinjiramo, iryo rembo rifunganye nta musambanyi uzaryinjiramo, iryo rembo rifunganye nta muntu w'umupfapfa uzaryinjiramo. Umupfapfa ashobora kuba umuntu uvuga amagambo yadakwiranye n'igihe cyayo, akavuga amagambo yo gukomeretsa abandi, akavuga amagambo yo kubabaza abandi. Umupfapfa ni wa muntu utazi icyo ijambo ry'Imana rimubwira. Umupfapfa ni wa muntu udashishikariza kweza inzira ze. Umupfapfa twamugereranya na b'abakobwa 5 b'abapfapfa. Umukwe yarababwiye ati azaza, kandi azaza ndazatinda. Natwe umukwe wacu ni Kristo. Kristo yaravuze ko azaza vuba kandi ndazatinda. Aravango nimufate icyo nabahaye kandi ngo mugikomeze. Amen. Natwe ndawundi mutwaro Kristo yadusigiye gufata icyo twahawe, yadusigiye kwambara umwambaro wera, yatubwiye tweze kuko imitima yacu ikwiye kubonera kugira ngo tuzabane n'umwami Imana. Ndago dushobora kubana n'umwami Imana tudakiranutse. Umuntu rero ukora uko arahiriwe kuko azabona Imana. Igihe cyarageze iyo dusomye muri Daniyeli ibice 9 umurongo wa 5, Daniyeli yatuye ibyaha bya bene wabo, atakambira Imana. Icyo gihe bari mu gihugu cy'i Babuloni. Reka twasome Daniyeli 9:5, haravuga ngo twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Imana itugire neza. Hano ni Daniyeli yari arimo asengera ubwoko bw'Uwiteka ati Imana twarateshutse, twakoze ibijyanwa n'amaso yawe, ntitwakoze ibikubahisha, twatukishije izina ryawe, kandi twari dukwiye kuzamura ibendera ryawe. Mana ndakwinginze tubabarire. Daniyeli ngarihana yatura ibyaha bya bene wabo. Imana yacu nishimye. Natwe Imana irashaka yuko tuyigarukira, kandi ni tuyigarukira ng'imirimo cyangwa se bya bindi twagenderagamo, ya mirimo mibi yo mu mwijima twagenderamo, tuyivuyemo tugakora ibyiza, ng'Imana izatugira neza. Ibihano yari yaraduteguriye ndabyo azaduha kuko azaba tugiriye neza. Nundi wasenze yibutsa Imana ni Nehemiya. Nehemiya igihe cyarageze iyo usomye mu gice cya 1 ku murongo wa 8, Nehemiya yinginga Uwiteka, abwira Uwiteka ngibuka ijambo ryawe wategetse umugaragu wawe Mose. Waravuze ko ngo niducumura ngo uzadutera umugongo, ngo nitugutera umugongo nawe udutera, ngo ariko nitwaturanga ibyaha byacu ngo tukihana tugahindukira, wavuze yuko natwe uzaduhindukira, ngo kandi ngo na bene wacu bazaba barasandariye mu mahanga hirya no hino ku migabane itandukanye, ngabo bose uzabazana ubashe mu gihugu kimwe cy'isezerano. Imana ishimwe. Biravuze ngo nuhindukira, nureke inzira zawe mbi, nureke intekerezo zawe mbi, ibyo ureba bidahesheje Imana icyubahiro, ibyo uvuga bidahesheje Imana icyubahiro, ibyo byose ukabyiyambura, ukiyambura imirimo ya kamere, ukiyambura imirimo ya Satani, ukiyambura ikintu cyose cyitwa ikibi, Uwiteka azakwakira. Icyo gihe ndago Imana izagutera umugongo, aho Imana izakugira neza, kuko uzabugize ute, uzabuhindukiye. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ibonye imirimo yabo myiza, ngireka uburakari yari bafitiye, ibagirira neza. Kuko icyo gihe bari basigaje ngo iminsi 40 ngo Uwiteka ngarimbure uwo mugwa. Rero ngo ab'Nineve bumvisha ubuhanuzi
Yona abazaniye yahawe n'Uwiteka ati mwihane kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ngo umwami yahise afata ingamba cyangwa se icyemezo, ategeka umugwa wose ngo biyirize ubusa, ngo bambare ibigunira, bapfure imitsatsi, bisige ivu, mu yindi mvugo bihane, bamaramaze, bareke kwishingikiriza ku by'isi kuko ntibizashira, bizashira bishonge. Ngo dore isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko hahigwa abifuza umwami Yesu. Ngo dore isi ukunda kwifuza mwami, ngo uzaza ryari. Natwe rero muri uyu mwanya ijambo ry'Uwiteka ridusoreye ritubwira ngo niduhindukira tukareka imirimo yacu mibi, tukava mu bidahesheje Imana icyubahiro, Imana izatugira neza. Ndakwifuriza guhindukira kandi uhindukiye rwose, wibutse Uwiteka. Nehemiya yaravuze ngo ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatera umugongo, nimucumura ntago nzabaha amatwi, sinzabumva, nimucumura nda jambo ryiza rizamvamo ngo ndibabwire, ariko ngo nimucumura mugahindukira ngo naye nzongera mbahindukire, muzitwa abana banjye naye mbabere iso. Imana izatubera data, Imana izatubera umubyeyi kuko tuzaba twahindukiye. Imana yacu rero nishimye. Kandi umurimbyi twaherewe yavuze ati mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimbamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Mwene data hindukira uce bugufi, reka twemerere Imana duhindukire, twige kuvuga neza, twige kubana n'abantu bose mu mahoro, twige kugendera mw'iyo nzira ifunganye, mw'iryo rembo rifunganye. Twemerere umwuka wera atubohore. Niba ari icyaha cyakubase aturira mwuka wera, mubwiza ukuri. Hari igendangazwa n'abantu babesha Imana, kandi Imana ngo ireba mu mitima yacu. Ngo naho Dawidi we yaranditse ngo naho nagenda ngajya ikuzimu, ngo naho urahareba, ngo naho natumba ngajya mu ijuru, iyo naho urahareba kuko niho Imana igize ute nituje. Muri make ndacyo twahisha Imana. Pfukama imbere yawe, pfukama imbere y'Imana, upfukame imbere y'igitanda cyawe, upfukame ese haba ari muri saro aho usenga ukumva uri free, ushatse kubwira Imana ibyawe byose, yibwire kuko yiteze kukumva. Uce bugufi wihane, kandi kwihana kwiza ngo nukureka. Ngo mukiza numvishe ijwi ryawe. Nawe Imana irimo kuguhamagara, reka ibyurimo, hindukira uve mu nzira mbi. Daniyeli yahatuye ati ngo twagucume twigize ibyigenge. Reba guhura rero n'umukristo wigize icyigenge, akubwira ijambo rimwe ukaba wahwerewe. Niba uri bene uwo ca bugufi. Nta mukristo wari ukwiye kuba icyigenge, nta mukristo wari ukwiye kwiyobora, nta mukristo wari ukwiye kwigomeka akigira igihangange. Oya, twahamagariye guca bugufi, kuba abana bato. Impamvu Yesu yavuze ati ngo mureke abana bato bansange kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Umwana muto uramubabaza, mu wundi mwanya akakubwira ati mama. Natwe ijambo ry'Imana yatubwira ngo tubenga abana bato. Irera Imana ikugire neza, wowe wemeye guhindukira, wowe wemeye guca bugufi, Imana iguha umugisha. Kandi usome ijambo ry'Imana rizakwereka inzira ukwiriye kunyuramo. Ndaguhamagariza tena ngwinginga kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo. Uce bugufi, twese duce bugufi, twihane, twihanire kureka, kandi byatunaniye tubwire Yesu. Yesu arashoboye. Yesu ndakijya kimunanira. Yanesheje umusaraba. Icyo cyaha cyakunaniye si cyo cyamunanira. Afite imbaraga nyinshi yaguha akakuneshereza. Rero ca bugufi, twinginge Imana itubabarire. Guhera uyu munsi twige kuvuga neza, twige gukora neza, twige kubana n'abantu bose mu mahoro, twige gukorera Imana tutabangamiranye, tutaremerezanyije, twige kuvuga neza. Imana ishimwe. Twe kuba ngimva irangaye. Umuntu uvuga cyane, uvuga amagambo y'ubupfapfa, Dawidi yaramwanditse aravuga ko ameze ngimva irangaye. Kandi murabona imva cyangwa se aho bajya guhamba abantu, aho abantu bajya bacecekewe, ntago hajya hahaga. N'umuntu rero ukunda kuvuga yumva iteka
iyo yumvisha kandi yagasohora niba ari amagambo duce bugufi Imana twese kuko ndacyana ni Imana. Uwanesheje umusaraba amagambo yayanesha, uwanesheje umusaraba yanesha n'ibintu byose. Niba ari ubwibone, niba ari ikintu cyakunaniye kureka, niwe huza umutima wawe, inginga Imana uyibyereke Yesu. Yesu arakugira neza, Yesu arakurengera. Imana rero tugire neza, reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ishobora byose, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riraduhamagarira guhindukira, ubwo ngo niduhindukira uraduha umugisha, niduhindukira ibyago waduteguriye ndagura biduhanisha, niduhindukira Mwami ndago Gehinomu ari yacu, niduhindukira ubwami bw'ijuru n'ubwacu, niduhindukira Mwami tuzadushinganye, tuzamenya cya giti cyatewe hafi y'umugezi ngo ibibabi byacyo gihora ari bitondome, ngo mu gihe cy'amapfa ndi cyuma, mu gihe cy'izuba ndi cyuma, ngo gihora gitoshye. Mwami ndakwinginze reka twihanire kureka. Mwami ndakwinginze ufite icyaha cyari kimuremereye agerageza kureka, agerageza kwihana, ariko agasanga yagikoze, agasanga yavuze nabi, agasanga yateshutse avuye mu nzira yo kwizera, ndakwinginze tanga imbaraga ku muja wawe, tanga imbaraga ku mugaragu wawe, tanga imbaraga ku mwana wawe mwizina rya Yesu Kristo. Kandi Mana ndakwinginze twambike imbaraga twinjire mu irembo rifunganye, kuko uwinjira mu irembo rifunganye ni uzakubona, ariko uwinjira mu irembo rigari ndaga zakubona, kuko irembo rigari ryinjiramo abanyamagambo, ryinjiramo abasambanyi, ryinjiramo abasinzi, ryinjiramo abicanyi, ryinjiramo abanyamumoko, ryinjiramo ingozi z'ibibi. Irembo rifunganye ryinjiramo abakiranutsi, irembo rifunganye rizabasha kwinjiramo umuntu wabashije kwihangana, umuntu utanga imbabazi niwe uzabasha kwinjira mu irembo rifunganye, umuntu wihangana ibimugerageza byose niwe uzinjira mu irembo rifunganye. Mwami uwo niwe uzinjira mu irembo rifunganye. Ndakwinginze twambike imbaraga tubashe kwinjira mu irembo rifunganye, turyinjiremo twemye mu izina ryawe Yesu Kristo. Shoboza mwene data, shoboza umuntu wese wifuza kwinjira mu irembo rifunganye. Mwami turagushimye kubw'ijambo ryawe, ijambo ryawe ryatubwiye ubonye imirimo yabo myiza, ngo maze ngo nawe ngo uhagarike uburakari, uhagarike ibihano wari warabateguriye ubwoko bw'Ineneve. Ndakwinginze Mwami ugire neza mwene data, umwambike imbaraga, urebe imirimo myiza yemeye guhindukira, yemeye kongera kuba umwana wawe, umugire neza, umurebanisha amaso y'imbabazi. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.